hase gute utabishaka ariko gutabishatse kandi wari mu yindi mood itandukanye no kubishaka gute ahubwo se ujya mu yindi mood itandukanye niyo ndimo mu gihe nakweretse mood ndimo wowe se kucyari igihe umuntu ayikwereka umugabo wayikwereka nawe ntuyigemo kandi abishaka ntabwo abishaka ibyo bintu sinabikora wowe ugiye umugabo azashakira cyose uzajya uba uri ready cyane igihe cyose anyereka ko ankeneye nzaba mba ndiyo bwana cyane ikibazo cya kabiri ngiye kubaza Alice kiragira kiti umugabo wawe agusabye kuryamana n'umuntu kubera ideni wabyemera ideni amufitiye yes yafashe turi kumwe cyangwa mbere yuko tubana nawe muri kumwe umugabo wawe iby'ubusore n'ubukobwa ntabwo tuba tubivuze bityo gihe umugabo wawe Hi people, mumeze mute. So uyu munsi rero nkuko bisanzwe birasanzwe ntabwo bisanzwe arata birasanzwe ubu se ninjye mutazi ntuza niwe mutazi ntuza uyu nguyu araza kubabwira yitwa ndi so njyewe nubwo mutanzi cyangwa se abanzi nitwa Tiyo Musanze uyu munsi rero tukaba twabateguriye ibintu byiza bishyashya tugiye kujya tubagezaho hano kuri channel yacu ya Alice and ndamuvuze I'm sorry ariko araza kubibwira nje iyo niyo channel tuzaba tubishyiraho ntabwo nzi uko yitwa still araza kubabwira so nje nitwa Tiyo Musanze uyu munsi tukaba tugiye kubana mu kiganiro cyacu cyitwa Dusase Inzobe so we have ibintu byinshi cyane twabateguriye ariko uyu munsi topic y'umunsi araza kuyibabwira ndakeka muri buyikunde cyane tubahaye ikaze rero ubwo ngubwo niba ubona ko turi kumwe kanda subscribe maze tubane paka bukeye ibwira abantu dukurikiye nawe hi amazina ni Alice uvuga nyine icyo ushaka kubwira abantu amazina ni Alice iyi ni YouTube channel nshyashya ya wavuze okay nakuvuga ibyo bawe so urakoze cyane rero arakoze nyine kuba abasuhuje uyu munsi rero tugiye kuvuga kuki ese kwicuruza bishobora gufatwa nko gufatwa ku ngufu wigera wicuruza ese kuki isumba gutya oya nuko nyine bivuze ubitsindagira urumva uburyo bivuze ayavuze abitsindagira wagira ngo hari akantu abiziho so nkuko nyine mwabibonye tugiye kujya tubagezaho topic zitandukanye tuvuga ku bintu bitandukanye uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira mwirekure namwe mutuganirize tugiye kuganira ku kintu cyitwa kwicuruza isano yabyo iri hagati no gufatwa ku ngufu ese buriya koko hari igihe umuntu wafashwe ku ngufu hari aho bihurira n'umuntu waba wicuruza ariko harahari ikintu cya mbere biterwa n'uko umuntu yiyumva buriya ibintu byose bituruka ku muntu kuko umuntu yiyumva we ku cyo giti nyine nyiri gukora ariko se ubundi ko hatabaho abagabo bicuruza mwebwe abakobwa bigenda bite barahari nabo bicururiza bicururiza nyine ku bagore no ahantu abagore bicururiza n'abakobwa asura bakira abakobwa okay n'abakobwa ariko iyo umuntu atarabyara aba ari umukobwa nyine iyo umuntu atarabyara atanafite n'umugabo atanakuyemo inda wigukuramo inda se ari umuntu ujya kuyikuramo akajya kubyerekana nawe nubwo atabyerekana ariko ntibivuze ko atayikuyemo ariko ngiye kugita muri we bazi ko ari umugore ariko mwebwe rubanda mu ndeba tutazi ko uri umugore mba ndi umukobwa okay none se abagabo bicururiza he kuvuga ngo n'abagabo baricuruza aho bitandukanira abakobwa ariko hari n'abagore bicuruza ariko abakobwa hari ubwo bajya
ntabwo barabihinduye byitwa indangamirwa si bikiri kwa kundi indangamirwa urumva bajya ku karubanda bakajya hariya nyine bikagaragarira buri muntu wese ko ari kwicuruza umuntu akajya ku kiro hasi ubundi ko bavuga ku kiro bagahagarara umuntu aba agiye kugura habaho n'inusu buriya birahari nyine cyangwa biterwa na package baguhaye kugira babone ko hariho ikiro n'inusu ntekereza bagendera ku bwiza umuntu aba afite biterwa n'ubwiza ubwiza bari ibiro byinshi ninjye niko nabivuga niko wabivuga se wari wagura indaya nako wari wagura indangamirwa ntabwo ndayigura sibyo ntabwo ndagura iyo ndangamirwa cyangwa njye nyine mbe urabizi nyine ko bibaho ndabyumva nturanabona se aho abantu bahagaze bateze babyita gutega ntabwo ndabibona yego nzagutembereza cyangwa urahita ugira ngo njyayo wenda wasanga unajyayo ubundi uhazi gute oya ni uko ari ibintu bizwi ni ahantu abantu benshi bajya nako abantu bamwe na bamwe abantu bamwe na bamwe bajya bagamije kwishimisha so ariko bakaba bagiye guhaha birashimisha buriya intore se baba bagiye kwishimisha bagiye kugura ibyishimo niyo mpamvu bavuga ngo ibyishimo birahenda si bihenda sasa tubwire ubundi gufatwa ku ngufu ubwo twaba turi kuvuga ku kijyanye no kwicuruza cyangwa se uburangamirwa dore ko batakibiyita izina rya zina bisigaye biri ubu indangamirwa so noneho tuba turi kuvuga gake ku ndangamirwa babyita igenura igenura bagafata ikintu kimwe bakacyitirira ikindi kugira ngo basi kigaragare neza ariko icyo bacyitiriye kikaba mu buryo buri Roma nako mu buryo buri reality gitandukanye na kimwe bacyitiriye so indangamirwa habaho indangamirwa habaho itorero ryitwa indangamirwa hano mu Rwanda ribyina bya gakondo indangamirwa tuzazibaza ukuntu zumva ibintu bazihuje ariko n'izina ntabyo bahuje ni izina ry'ikinyarwanda ariko ririya bitarwa ngo ni bitaga ngo ni indaya yari izina nyandagazi ntabwo ryari indaya se indaya ariko n'ubundi iyo bivuze gutyo umuntu nibwo abyumva vuba ubu se ninde muntu wabwira indangamirwa ngo ahubwo ubanza ari uko uko wambwiye ngo abagabo nabo baricuruza bo bitwa iki nta zina barabaha gusa imyaka ishize nta zina barabaha na 25 bazaribaha ryari urumva nyine buriya baracyari kurishaka bande abita indangamirwa ese ntabwo ujya ubona turiya tuzina kuri televiziyo Rwanda cyangwa kuri ku Rwanda ngo ngira nkugire nyine barabita ari amazina ubundi ninkubura nkubazwe ngira nkugire na turiya ngo tuzamurane wenda urumva biriya ntabwo ari ibintu bita biza ako kanya ni utuntu nyine abanza kujya bakabanza bakajya kudushaka bakadushakira izina kugira twemezwe nyine bumve ko icyo kintu gikwiye gusohoka kikajya hanze rero by'indangamirwa rero nabyo barabanza nose ni umuntu umwe wicara ngo reka nite indangamirwa twese tugahita tubyituye ari amazina ni inteko y'ururimi n'umuco iyashyiraho mu rwego rw'ikinyarwanda none se bino by'indangamirwa n'ibiki niba nta nteko yabishyizeho ahubwo mu buryo bwo gusasira nkeka ko ari uburyo bwo gusasira uriya mwuga kugira ngo ntukomeze gusuzugura ni umwuga none se ikintu cyose kibasha kuguha amafaranga ukabika si umwuga urabazi kubikora neza ntuzi ko umwuga wose ugira aba experience abantu bafite experience so wari ugiye kutubwira Alice yari agiye kutubwira ku bijyanye no gufatwa ku ngufu kugira tuze kubona uburyo tubihuza nuko turaba twumvishe side zombi ese gufatwa ku ngufu ubundi urebye la majorite abantu b'igitsina gore nibo bakunze abana abagore abakobwa nibo bakunze gufatwa ku ngufu urebye ku ijanisha ese ubundi nkawe uramutse ubahagarariye umuntu wafashwe ku ngufu uba wumva ashobora kuba yiyumva ate umuntu wafashwe ku ngufu gufatwa ku ngufu birimo nyine birimo niba birimo amoko niba birimo wabyita iki ntabwo birimo wenda birimo uburyo butandukanye
abakobwa hari abana bato bafatwa ku ngufu bari munsi y'imyaka 18 hakaba hari nkatwe tungana gutya nyine turi muri myaka ababwira imyaka ye ariko nkabo bangana wowe nande n'abagenzi banjye bangana nk'uko ngana nabo bafata generation yanjye nabo bafatwa ku ngufu ariko noneho hakaba n'abamama ase umumama afatwa ku ngufu n'umuntu se ariko mushobora guhurira nk'ahantu ukamufata ku ngufu turabivuga ibyo urabisobanura oya none se hano turi kuganira ntambeshye ahubwo w'ikirengaho oya se iki oya urwakana iki ko nta kintu wigeze uvuga oya ibyo urabisobanura gufatwa ku ngufu rero umuntu yiyumva ate iyo bamufashe ku ngufu nicyo nandi kumva abantu bamenya umuntu yumva ate iyo bamufashe ku ngufu kugira tuze kubona uburyo tubihuza nakura turi gushaka kubihuza n'akazi k'uburangamirwa cyangwa akazi k'uburaya ko kwicuruza oya biratandukanye kuko gufatwa ku ngufu gufata ku ngufu nuko utarafatwa ku ngufu ntabwo birambaho nyine ariko ishyire nyine nawe urabuza kuko byaranakubayeho ubanza utabitubwiye urumva gufatwa nta muntu wigeze agerageza kugufata ku ngufu oya ntabwo urabigerageza igihe cyose wabagaho nta kibazo nta muntu uragerageza kumfata ku ngufu gufatwa ku ngufu bitandukanye no kwicuruza aho bitandukaniye kwicuruza ni ikintu umuntu aba yahisemo ni ikintu aba yahisemo kandi abikora bishaka ariko gufatwa ku ngufu ni hahandi umuntu agutungura akagukoresha ikintu utashatse akoresha ibintu nyine ariko se buri gihe umuntu yicuruza bishaka nyine ntabwo kwicuruza nabyo ntabwo ari amahitamo ni amahitamo ariko ntekereza ko nabo ntabwo baba babikunze ni amahitamo cyangwa se amahitamo ni amahitamo y'umuntu ku cye giti hariho utuzi twinshi sibyo hariho ku kinyona nyine ni amahitamo y'umuntu aba yahise bavuga ati wenda mu bintu byo mu tuzi twese mbona duhari nashobora kimwe agahitamo kujya gukora ibyo ngibyo nuko aribyo byinjiza menshi cyangwa nuko atabashoboye wenda ibyo ngibyo ngiye ku giti cyanjye mbyita ubunebwe none se ngiye mbyitaho bwo kuba hari amafaranga menshi ntabwo ariho hantu haba amafaranga menshi kurusha utundi tuzi tundi duhari ni ubunebwe uriya muntu abakora cyane se barushwa amafaranga nabo abakora cyane gute abatari abanebwe bakora amafaranga make kubarusha mu bindi bitari uburangamirwa bigenda biteze nuko nyine bataba bashaka nyine kwinjiza amafaranga menshi none se uburangamirwa niho uri gushaka kunyumvisha ko uburangamirwa ariho hari amafaranga menshi nkeka aricyo kintu gituma abantu bajya ni iki noneho gituma bajya nyine ni ubunebwe bwo kudakora bwo kudashaka gukora none se kari akazi ko ntikavuna ntabwo kaba kavuna ngo umuntu agakore oya karavuna ntikavuna ntabwo kaba kavuna ngo umuntu agakore ntabwo kaba kavuna kuko ibintu ntibamenye ukuntu byagenda usigaye ubona abantu bose babyoroheje ni ukuvuga ngo biroroshye ntekereza ko byoroshye ni ibintu byoroshye kubikora akaba ariyo mpamvu uvuga ngo bikorwa n'abanebwe bagamije kubikuramo amafaranga kugira ngo abantu b'igitsina gore ubu gukora sex cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina ni ibintu biborohera cyane yego nicyo nyine ushatse kuvuga ntabwo aricyo nshatse kuvuga nshatse kuvuga ko bariya bagihitamo kuba indangamirwa ngiye kuri njye mbafata nk'aho ari ubunebwe bwo kudashaka gukora utundi tuzi tundi ni abasongereri kandi ikindi umenye ngo ni abantu baba bashaka guhora basa neza bashaka kuba bafite ukundi kuntu bagaragara hari akandi kazi umuntu aba yakora agasa neza ntabwo nubwo nkeka ko aribo basa neza cyane kurusha abakobwa yego ntabwo aribo basa neza cyane kurusha abandi niyo mpamvu njye ikintu cy'amahitamo ndi bukigarukeho cyangwa se ngo abishaka ndi bukigarukeho hari ibintu byinshi duterwa na depresiyo biri buze kutugarura hahandi ku cyo bishobora guhuriraho no gufatwa ku ngufu twese turabizi ko niba twese tubizi ariko ndakeka ari byo umukobwa cyangwa umuntu w'igitsina gore
kugira akore imibonano mpuzabitsina yishimye ni uko ayikorana n'umuntu yiyumvamo. Igihe cyose umugore cyangwa umukobwa akoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu atiyumvamo ntabwo aba yishimye, ntabwo aba abyishimiye. ariko wajya uvuga kuri ibyo bintu ntabwo aba yumva ameze ati ntabwo mvuze ngo warabikoze cyangwa urabikora nyine ndi kubyumva, ariko nyine ugendeye ku mitekerereze ko icyo kintu ari ikintu abantu bavuga ko abagore batakunda cyangwa abantu b'igitsina gore cy'abakobwa badakunda nyine batiyumvamo. kandi indaya ikaba zikorana imibonano mpuzabitsina n'abantu batahisemo gukorana nabo, donc ntabwo baba biyumvamo. kugira ngo umuntu ukora akazi k'uburaya azahure n'umuntu amwiyumvemo bakorane sex biragoye ko ashobora no kuryama n'abagabo 5 ku munsi. akubura abenshi baba ari nk'abangaye na veni ngo birashoboka. simbizi ntabwo mbizi. So ni ukuvuga ngo niba na veni bishoboka cyangwa 10 bashoboka, uko byasa kose byaterwa n'uko yaramutse cyangwa ameze, byaterwa nyine n'uko ubuzima bwe nyine yumva buhagaze neza, sibyo? yashobora kumva ameze neza agakora nk'abantu 10 cyangwa agakora abantu 2, byaterwa, sibyo? ni ukuvuga ngo rero ibyo byose rero njye ndi kubijyanisha n'uko abikora atabikunze. nubwo bavuze ngo ni amahitamo, ariko amahitamo ushaka kunyumvisha ko indangamirwa se biriya bintu zikora ntabwo ari amahitamo? ntabwo ari amahitamo, hari igice ageramo, njye nkeka ko ageramo akagira amarangamutima ameze nk'ay'umuntu wafashwe ku ngufu. erega buriya abantu bafashwe ku ngufu bose ntabwo ariko barega ngo tubabone. hari abana n'ako gahinda barabibitse mu mitima, nubwo babihakanye ubu nawe wasanga warafashwe ku ngufu umunsi umwe. nyine hano niho wabyemera, abantu babe bati tubwire bagufashe bate, so kuki utareze ibintu nk'ibyo. ariko nkeka ko nyine abafite ibyiyumviro bisa nkaho bijya guhura nk'ibyo umuntu ukora akazi ko kwicuruza nawe agira rimwe na rimwe. umuntu uri gufatwa ku ngufu, umuntu w'indangamirwa ishobora kugira ibyiyumviro bingana n'uri gufatwa ku ngufu. ariko twakomeje kubita indangamirwa. nako niryo zina, ariko ntibiremezwa ko ariko bitwa izina abantu benshi bazi. ni indangamirwa. tubite abicuruza cyangwa indaya. ni indangamirwa. ariko akazi ni ukwicuruza. ni ukwicuruza ariko bafite nyine izina ry'akazi, ni indangamirwa. nubwo ntawe wigeze RDBC yari yatanga icyangombwa tuvuge ko ari akazi gahari kari professional, ariko ntibuje nyine ko abo bantu bahari. ntago umuntu wafashwe ku ngufu, ntago indangamirwa ntago ishobora kugira ibyiyumviro bingana n'uwafashwe ku ngufu, kuko indangamirwa ni ikintu uko byasa kose nubwo aba ari ikintu ariko injira mu bintu ahuriramo nabyo mu kazi nyine ndabyo ahuriramo nabyo mu kazi n'imitekerereze ye aba afite. ariko urumva umuntu ushobora guhura n'abagabo 10 ku munsi, muri weekend bakaba nka 15 ku munsi. urumva ibitekerezo bye bitandukanye n'iby'umukobwa udakora iyo mirimo cyane. none se ibyo bitekerezo bye ntabwo wumva ko ashobora guhura n'ihungabana cyangwa n'ibijyanye n'imitekerereze ikabije cyangwa depression, ku buryo bishobora kumugiraho n'ingaruka zihwanye n'izi wa undi wafashwe ku ngufu? kubera iki se bidahura kandi bose igikorwa cyakorewe ku muntu ufatwa ku ngufu ni iki? ku muntu wafashwe ku ngufu si igikorwa cyo kuryamana, cyo guhuza ibitsina. uzi hariya bagufashe ku ngufu, igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. ariko no mu mutwe ntabwo baba bari no kukwangiriza amarangamutima, barayangiza. ariko umenya ngo erega bino bintu byo kwicuruza biri mu bice byinshi. umenye ko hari abantu bicuruza ari bo ubwabo ku giti cyabo bakamumvikana n'ababagura. umenye ko hari n'uburyo abantu nubwo bikunze kurwanywa ariko bibaho no mu bihugu byo hanze, umuntu akagenda agakora bizinesi agacuruza abakobwa. umukobwa we ahembwa ku kwezi, ariko akaba afite wage cyangwa salary afata nko ku kwezi runaka bitewe n'abo baryamanye cyangwa n'abo baryamanye n'abakiriya yakuruye. icyo gihe
nkeka ntabwo we aba ari aho ari kuri tere ategereje umugabo bamubwira bati jya mu cyumba uyu ujye kuryamana n'uyu runaka, jya mu cyumba ubwo ufite iminota 10 yo kwitegura, ukaba uroze ukoze ibiki byose byo kwitegura, saa 4 uraza guhura n'undi mugabo, saa 6 uraza guhura n'undi mugabo, cyangwa uyu munsi ufite orere yo guhura n'abagabo wenda 7 mu rugero, bakajya bakugenera uragenerwa muhura mu gitanda cyangwa nta discussion nta discussion zabayeho nk'uko ushobora kuvuga ati turumvikana mubwire tumvikane ibiciro n'ibiki, cyangwa ndaza ngo usure mu rugo turyamane, cyangwa uraza mu rugo turyamane mwishure ibiki batavuga ngo ndaza ngo usure ngo turyamane. Wowe wari wabikoresha na rimwe? Ako ntibivuze ko batabivuga, turi kuvugira ega hano abantu benshi baba badukurikiye, hari n'uwabivuze mu kanya, hari n'uvuye kuri phone, hari ni phone uri kutureberaho ashobora kuba amaze kubivugana n'umuntu akaba natwe dukurikiye. So no kuvuga ngo icyo nyine nashaka kuvuga abo bakora navuga ko bakora nk'ikitwa nka orere cyangwa timetable, bakaguha we timetable yawe arisowe nimugoroba urabona n'abagabo 5 cyangwa 3. Icyo gihe urumva uwo mukobwa abategereje nyine ntazi, hari ugiye hasanga ari umusaza wakutse amenyo bagiye ariko ababizi ko ibyo bintu ari bubikorerwe, nyine ababizi ntabwo abazi arindi, ariko aba yicazi neza ngo iki uko byagenda kose ndaza gukora ibi bintu. Yego ababizi okay. Urumva ko atandukanye na wa undi wafashwe ku ngufu atabizi. Urugero nshobora kuza hano nje kugusura bisanzwe ahase ni mu rugo, nyine nshobora kuza kugusanga iwawe kuki ntazi wawe, nta muntu wafatira umuntu ku ngufu, wasanga hano ari ni wawe nyine, ariko urumva nta muntu ngende iwanjye ntabwo wamfatira ku ngufu iwanjye, ntabwo bishoboka. Utese umuntu iwanjye umuntu uri we bamufata ku ngufu, biragoye, ntabwo bikunda kubaho kenshi. Ngiye n'urugero naje hari ikintu ndibukubwire kiri busubize mu gacunga akakantu ngiwe ntibamufatira ku ngufu, hari ikintu ndibuvugeho nanjye nyuma kigaragaza ko we bagufatira ku ngufu. Ngiye nemeza ko iwanjye nta wamfata nyine, komeza ni wowe nyine, nshobora kuza kukureba kwa wowe iwawe mu rugo, urumva naje kugusura nk'inshuti, nta bintu by'ibintu, nta kintu na kimwe kindi mu mutwe wanjye, bikaba nasawe ni wamfata ku ngufu. Jewe ti wowe ose nagushobora gufata ku ngufu, bisaba imbaraga nyinshi. None se bisaba iki? Sha nta imbaraga nyine zo kurwana, ntabwo ari cyo bisaba. Twebwe twigirira imbaraga nkeya, nta mbaraga nyinshi. None se ubwo bisaba iki nyine kuvuze ngo ntibisaba imbaraga nyinshi? Nyine impamvu mvuga ko bidasaba imbaraga nyinshi ni ukuvuze ngo ntabwo ngo we wamfata nyine nagufatana nkakurusha imbaraga. Yego nese ubwo si imbaraga nyinshi, narumva ntabwo ari uko ufite imbaraga nyinshi cyane, ahubwo ngiye izanjye twebwe tugira imbaraga nke, tunanirwa vuba. Abagabo se ko badihwa n'abagore ubwo ho biba byagenze? Abagabo no ko babitonze inshuti yanjye, nta mugore ubaho wakubita umugabo. Sawa nyine bakujyane muri ringi zirimo abagore uriya mugabo yacishije make. Abagore n'abagore ariko barenze bo bakudiha, urumva ku muntu w'umugabo nyamugabo. Mwebwe abakobwa none se ukubiswe nawe ushatse kumwita iki? Ni umugabo ni umugabo ariko nyine ni umugabo gute nyine ko ari umugabo? Hari indi jambo wabanjije si umugabo nyine si izina rimwe. Oya reka nkubwire, umugabo utacishije make n'ubundi ariko bikarangira kubiswe. Oya ntawubaho, njye ntawe ndumva, nawe ndabona. Umva mutubwire, nta mugabo ucisha make n'ubundi akadihwa agahora nyine wacishije make niba ariko akongera agakubitwa, ariko wa mugabo nyine utacishije make agakubitwa ntawubaho. Ntabwo abaho. None nta bagabo uyibona abagwana, nta mugore ubaho urusha umugabo imbaraga. Kujya unsetsa aho uzi wowe uri inyuma ahubwo wasigaye inyuma. Oya ntabwo ari gusiga, ahubwo abagabo reka nkubwire ati nuko nabara abagore bajya kurega ngo bakubiswe n'ibiki, baba bakubiswe koko, ariko umugabo yavuze ngo ndagukubita ingumi imwe, ariko agukubise ingumi nawe ukamutera ivi. Na turatugumi baba bakubita bakubita abagore ingumi, ntago nyine aba yayimukubise ivuye mu mbaraga nyine
wowe ushaka kuvuga ko umugabo ukubitwa n'umugore ari ubushake bwe? Umugabo umugore akubita bajye bakora yamuhunga nyene se ushatse kuvuga ko umugabo ukubitwa n'umugore atari ubushake bw'umugabo ari iki? Yitwa iki? uwo sinzi icyo yitwa kuko njye ntabwo nicyo utazi. oya nyine ntabwo mbizi ukuntu bamwita uretse ko njye nta n'uwo nzi. N'umugabo bibaho none se ubu unize ukampondagura njye nakora icyo gihe mbaye mbikoze nkabishobora we nuko baba bacishije make ukandeka oya ndetse gucisha make n'umuntu ukandika ntabwo bishoboka rero mutubwire nta mugabo ujya ukubitwa n'umugore atari no ku mahitamo y'umugabo atari no gucisha make k'umugabo ahubwo yarushijwe nawe imbaraga bishoboka nta mugabo umugore kubera uguzi ko nta tubaragugira aramudiha akamukoza hasi. Ese nta tuvideo ujya ubona umugabo ari kubyuka wabyuka ari kugenda ayenda ni video ari kuzanyaza ababikoze ako umuntu akugiyeho akakwambura. Ninde mukecuru ushobora kugera mu mirwano ku buryo n'amabera agaragara umugabo akamukuraho amabera? ubwambure bwa nyabakecuru bajya hari bakerekana ubwambure bwabo kandi ari abakecuru bo mu cyaro ukabona n'umuntu wifatiye aka video. Abo bantu bose batanabizi bose barasirimutse nta bari gukora amafaranga. None sinago mbizi ariko ntabwo ujye ubona se hari utu video umugabo n'umugore baba bari kurwana ndetse umukecuru n'umusaza. Umukecuru akadiha umugabo akagwa yajya kubyuka akongera akamudi. Mwabantu mwe ntabwo mwababonye abo bantu ziriya video baba babikoze babishaka ariko iyo bibeshye gato reka dukureho kamera nyine bibe ari nyazo. Ziriya video nyinshi ntabwo ziba zarafashwe babizi bari abantu. Urega ntabwo ndivuga zino video z'amaplanka no ndi kuvuga video bufatirwa mu ahantu ubona ari mu cyaro sometimes no mu bihugu byo muri Afrika ariko atari no mu Rwanda uzahura natwo. Ese tireka mubaze amudiha byuka akamufata ishingwa umugabo ukabona yabuze imbaraga rwose arenda kubyuka ngo anamudiha mukorera icyo ariko nyine ukuri ubona akabyuka ngo agiye kumukubita nyine abari kamera ibyutse avuga ati usagasuzwa ariko akibuka akavuga ati nibyo agacisha make. Rega hari abagabo bazi gucisha make. Ese nubundi reka nkubaze wowe uba abakobwa bose nta mukobwa wagushobora akunesha mu kurwana? Ngiye nta n'utankubita. Abakobwa se bo mu kurwana ntibashobora kurushanya imbaraga cyane? Nza abantu twese niko tunganya imbaraga. Hari abakurusha imbaraga bose ngiye barazindusha ngiye bose barazindusha. Hari n'abasore nta abantu ntibanganya imbaraga. N'umugabo ku mugabo ntabwo babanganya imbaraga. Umugabo ku mugabo nose ubu hari abagabo barwana kurwana k'umugabo ku mugabo wabigeranye no kurwana ku mugore n'umugabo. Umugabo wabitandukanyiriza he mu gihe bose bashaka gukubitana? Iyo umugabo ari kurwana n'umugabo mugenzi we handi havamo n'ibyuma bizamo nyine nta marangamutima ni ukurwana handi nyine kubita ingumi ukavuga ati kabisi ni ingumi. Kandi ikindi bagabo ikintu abonye bari kurwana bakunda kugira kino gice cya hano hejuru umutwe kudiha ku mutwe ingumi y'ijisho ku buryo rwose ijisho ritariva mureba. Ariko iyo ari kurwana n'umugore umugabo ku mugore akenshi abagabo banakubita ahantu hatanagaragara. Bakubita he? Abagabo bakubita abagore ahantu hatagaragara. Abagore bakubita ahagaragara. Umugore ari arakukuruma ngo kukunosha ni utwo tuntu. Ko abagore bazaho gukubitara nyine ariko nta ni hehe se kusetse? Oya nje ntago mazi ko ntago ndarwanaho ariko hehe mukubita abagabo bagahita bababarira. Ngise ntago mazi. Ntago hazi yo mwana ntago mazi. Muze kuhatubwira ni he umugore akubita umugabo agahita amupfukamira akamusaba imbabazi? Muratubwira muri comment aho hasi. Wowe urahazi? Ntago mazi ariko uko uvuga nk'umuntu hazi. Nje sara umugore wari wakubita ndabaragira ngo urahazi. Ubwo wankubise ubwo nuko nyine warashishije make. Iyo besha ntabwo nari mushoboye nasi ubutinge nagukubise wandika se ntiwanditse ibaza nagukubise cyakoze natangiye kwigurira akantu ngo niyankubita. Urabona ukuboko mfite ku buryo atankubita. Nose harwana amaboko. Harwana iki se imbaraga? Imbaraga se sibo nose abantu kuba umuntu abyibushye bivuze ko afite imbaraga. Ubuse ko mbyibushe mfite izihe? Ubuse urabyibushye? Nose urabona ngana nawe
ko mbyibushye mbona mfite ndakuruta so nuvuga ngo rero njyewe icyo nkubwira cyo nuko wari uri kuvuga kare tugarutse wenda twanavuze ibintu byinshi ariko wenda tugarutse wari kuvuga ngo umuntu mu rugo iwe ntashobora gufatwa ku ngufu mu rugo umugore ariko ikintu gihari n'abadukurikiye babyumve n'abagabo n'abagore bubatse ingo bafatwa ku ngufu ntabwo bafatwa ku ngufu n'abagabo babo guys mutubwire njye ntabwo mbizi ko ibyo bintu bibaho cyane gute nyine bidusobanurira mu gihe sobanurira abantu bene nkanjye batari kubyumva cyangwa batabizi nk'urugero umugabo atashye uri mu rugo wowe wenda wanjye se wawe wenda utameze neza yaneza kukubwira ngo nshaka ko dukora sex ndetse ntanabikubwire kubikubwira n'ubishaka ko ubanza ukabyiyumvamo agahita agufatirana agahita kujyana nta no kugira ikintu na kimwe muvugana nta kubyitegura ntaki agahita kugarika cyane uko mwamubikora ntabwo mbizi agahita akora nawe imibonano mpuzabitsina utabishaka wowe utari kubyiyumvamo cyangwa utari muri mudu yabyo ntabwo bagufashe ku ngufu wibuka akantu wavuze ko umuntu bafata ku ngufu ari umuntu bakoresha imibonano mpuzabitsina atabishaka nta n'uruhare abigizemo nta n'igitekerezo bari kumusaba ku cyo ashaka kubivugaho ngo abe yabifitaho umwanzuro none umugore we urongorwa n'umugabo we mu rugo umugore atabigizemo uruhare atanabishaka amufatiranyije donc kumutaba uri muri mudu atanamubajije wenda ngo mubaze ngo icyo abitekerezaho agahita agenda we pafu uwo mugore icyo abakorewe cyitwa ngo iki ushatse kuvuga siko n'abafite ntabwo nshatse kuvuga wowe cyitwa ngo iki bwira abantu ko cyitwa icyo gikorwa abakoze imibonano mpuzabitsina n'umugabo gutyo gusa none se gufatwa ku ngufu hari ibindi bintu bakora bitari ibijyanye uyu muntu yitwa ate ko yafashwe ku ngufu se si uko yakoze byo si imibonano mpuzabitsina habaye ari ibyo ari uko byagenze nyine umugabo akaza nta kumubaza nta kumubaza wiri wute nyine nta wiri wute ntashaka ko yaba hari abashyitsi agahita amufata akamujya ibyo si ujya uvuga ko bitabaho bibaho agahita amufata vayo muri salo ngenda gushaka bagahita bajya mu cyumba akuraho pa ntushobora muri salo nushaka abashyitsi bawe batahe menya ko hari abagore baba nk'ubwo buzima urabyumva babana na depresiyo yabyo menye ko bigeraho akagira na depresiyo cyangwa ibitekerezo bikajyana kure ndi gushaka umbwira izina ry'icyo kintu niba kititwa kuba niba atari ugufatwa ku ngufu cyitwa gute ese gufatwa ku ngufu no guhohoterwa n'ijambo rimwe none se ninde wafashwe ku ngufu akaba atahohotewe niba ari ijambo rimwe rero nawe yabafashwe ku ngufu kuko nawe nta nyine byose ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina rero none se si uwo mugabo icyo abaje ashaka si imibonano mpuzabitsina mutubwire niba aba bagabo batabaho umugabo ugusanga mu rugo uri umugore we that's fine ariko nta no kugutegura nta no biganiro byinshi agahita kujyana mu buryo mubana noneho ari we nushiduka ari we mushakanye nese uzabibwirwa n'iki ko abikora rimwe na rimwe ntabwo bikuyeho ko hatari igihe nyine cy'imibonano mwumvikanyeho ese no mu rugo wemera ko imibonano myiza ari yakozwe ku bwumvikane cyane none se yikozwe atari ku bwumvikane ntabwo ari ihohoterwa rishingiye ku gitsina ngiye rero nuko ntahita mbibonera izina none ahambyita ariko si ihohoterwa ariko njye simbifata nk'ihohoterwa ubifata nk'iki ni ukutumvikana kw'abantu hagati yabo niba tunumvikana ariko ngewe n'urugero ndaje ngewe ndabishatse cyane wenda ndabishaka cyane niba ndi kubishaka cyane ngewe sinitaye ngo wowe urabishaka sinanitaye ngo uraza kunyumva ndakubwiye ndi gushaka gutya na gutya sinzi uko bo babyita abantu bubatse ngo niba babyita ndi gushaka bafite nyine ukuntu babigenza wowe uzajya ubyita gute wowe urasubira ngo mbikubwire ubibwire abantu n'ibanga ryabo ariko warabihimbye uko uzajya ubyita
bazabyita tujye gukora gahunda ubugiye bwa ngo ibyo ni ibyanjye ntago okay uko babyita kose ariko ntekereza ko batanabivuga ni gute mwajya gukora kiriya gikorwa mutabihuza nyine ahubwo hari utujeste bakoresha utujeste tutagira amazina oya iguru si ibintu byose ubwo niko bigira nyine hari utuntu bakora bombi hari nk'utuntu ushobora kwikora tuziranyeho njye nawe naho gerageza kamwe turebe oya none se hano hari umugabo wanje uhari cyangwa njye hari umugabo mfite ariko mu gihe nzaba mufite ubwo hari utuntu nyine hari uzirema wamugize noneho byose ubu ngubu none tugira ndukorana nande cyangwa ariko se ntibabivuga njye ntatwo ndabona wowe uzakoresha utuntu nuzajya ukenera umugabo wawe uzajya ukoresha utuntu ntabyo nzavuga ubwo hari utujeste nzajya mwereka nyine ko wabishatse ubwo hari utuntu nzajya mwereka nyine agahita avuga ati harahiye nazaba atabishaka we azajya ajya muri mudu yawe nzajya nkoresha njyewe nzajya nkoresha buryo cyabijyamo abishaka adashaka kubimukoresha uzabikoresha utamukozeho oya ntse numva nabura kumukoraho adashaka kumukoraho sinara nyine atabishaka ntago bishoboka mwa bantu mwe nta gihe umugabo ngo umugore ashobora gushaka imibonano umugabo ntabishake rimwe kabiri ase gute utabishaka ariko ubwo utabishatse kandi wari mu yindi mood itandukanye no kubishaka gute ahubwo se ujya mu yindi mood itandukanye niyo ndimo mu gihe nakweretse mood ndimo wowe se kuki hari igihe umuntu ayikwereka umugabo wayikwereka nawe ntuyigemo kandi abishaka ntabwo ibyo bintu sinabikora wowe ugiye umugabo azashakira cyose uzajya uba uri ready cyane igihe cyose anyereka ko ankeneye ndiyo bwana cyane so guys rero ibintu turi kuvugaho n'ubundi ngubu tugiye gusoza ariko nk'umwanzuro nawe uratubwira muri comment gusa ngewe ukuntu mbyumva ntekereza ko umuntu ufatwa ku ngufu cyangwa ukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina abantu bose ibyo bintu mu mitekerereze iba ari imwe noneho ntabwo navuze ngewe ngo umuntu wese wicuruza yakabaye agira imitekerereze nk'iy'umuntu ufatwa ku ngufu oya ahubwo ngewe ukuntu mbyumva numva ko hari igihe nawe kuko kuri kwicuruza hari igihe bitera ibitekerezo nyine by'ubwigunge ntibisa cyangwa bijya kumera nk'iby'umuntu agira yafashwe ku ngufu so nuvuga ngo iryo hungabana rero umuntu wicuruza bigeraho akageramo ku buryo yumva ari bwa buzima busanzwe nayo ubwayo ni depresiyo siko hari abo bana baba bari proud nyine njye ntabwo navuze ngo ni byose ni igihe cyose cyangwa kimwe nuko gufatwa ku ngufu hari uwo bigeraho bikamushiramo akumva ari ubuzima busanzwe ariko n'uwicuruje ntabwo yumva ari ubuzima busanzwe iteka ahora nawe abyibuka iyo mitekerereze simvuze ngo egaroma cyangwa se birangana no ahubwo hari igihe umuntu ufatwa ku ngufu hari imitekerereze agira ajyanye n'ihungabana ku ihohoterwa yagiriwe bijya gusa n'ibyo umuntu wicuruza nawe hari igihe agira depresiyo bitewe n'akazi akora bitewe n'ibyo abandi abona ubuzima abandi babayemo bitewe n'uko n'iyo mitekerereze yo gukora ibintu adakunze kuryamana n'abagabo adashaka atigeze ahitamo inshuro nyinshi aba atiyumvamo hari n'uburyo umugabo wakuguze agukoresha ibintu utamenyereye wowe utari bunahitemo gukora ariko kubera yakuguza amafaranga ye ukemera kubikora so nuvuga ngo ubikoze utabishaka rero so nuvuga ngo rero ngewe uko mbyumva numva ko hari igice kimwe nawe ageramo wa muntu wicuruza akagira imitekerereze na depresiyo ijya kumera nka wa muntu uhohoterwa cyangwa ahohotewe nawe akabifata donko nk'ihohoterwa akorerwa we ku giti cye we ku giti cye umuntu wese ukora imibonano mpuzabitsina atabihisemo cyangwa atabishaka wese aba ari guhohoterwa twari n'abantu bahohoterwa se bagaceceka nibyo nari kuvuga nyine mbwira abadukurikiye hari abantu benshi bagiye bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuko nibyo turi kuvugaho bakabigumana babana iyo depresiyo
rero guys ako muzabivuge ntabwo ari byiza niba umuntu aguhohoteye bivuge uzise ko nabwo hari igihe umuntu bamufunga undi akajya kubona ati mumurekure niwe wanjye nsigira ari mfite ntacyo reka ngitunge kimuhotera ariko guys ujye ubivuga kandi niba mufunga ntukajye ujya kumufunguza ukaba yaguhohoteye siko biriya bintu ariko uzabona undi ugushimisha biriya bintu byica amarangamutima ibyishimo ntibishingira ku muntu umwe haba haza undi nawe akagushimisha kandi nkeka neza yuko Imana itahitamo kuguha ibishego bibiri nusoza umbwira ubwo nkubibaza ikibazo Alice ngiye kumubaza ikibazo kimwe nawe mbaza ikindi kuri iyi topic turi kuvugaho noneho gutyo nibazo bitatu ndakeka ubwo ngubwo bisobanutse so ikibazo cya mbere ngiye kukubaza tubwire impamvu imwe yonyine ikomeye yatuma uryamana n'umuntu utiyumvamo impamvu imwe yatuma ndyamana n'umuntu ntiyumvamo bibwira abantu kandi ntubeshye tubwire oya ni impamvu imwe ntabwo ari ebyiri ntabwo ari nyinshi kandi birashoboka nta mukunzi utiyumvamo nuko ikibazo kibaza ntiyumvamo rero mpamvu ntayo ntayo mbona ntayo nyine ntabwo nabikora iki kibazo kiragutsinze kiransinze ikibazo cya kabiri ngiye kubaza Alice kiragira kiti umugabo wawe agusabye kuryamana n'umuntu kubera ideni wabyemera ideni amufitiye yes yafashe turi kumwe cyangwa mbere yuko tubana nawe muri kumwe umugabo wawe iby'ubusore n'ubukobwa ntabwo tuba tubivuze icyo gihe umugabo wawe akansaba ko turyamana hanyuma iryo deni deni rikavamo uko ringana kose ubwo urumva ni ideni rifite uburemere ibintu byo kuvuga ngo nta bisubizo ufite please kiriya kintu nicyo cya mbere n'icya nyuma abantu badukurikiye adasubije uriya nta kintu kitagira tolerance none iyo ntabwo ari igisubizo ikibazo cyabazaga impamvu imwe iyo mpamvu bari kuyivuga kubera utayivuze ikibazo cyakunaniye nicyo kibazo cya nyuma cya mbere adasubije tubwire kuri icyo noneho gisubizo kandi abadukurikiye barakibuka nakubajije ndakibuka nanjye ariko nshaka ko wongera ukakimbaza ukaba wasubije abantu guys njyewe ntabwo nabyemera twashaka amafaranga twayakorera tukamwishyura hatabayeho ko ngenda kuryamana nawe amafaranga mukayakorera he kubwo yaba yarabuze kugira ngo umugabo akubwire icyo kintu amafaranga ntayaba ahari yaba yarabuze njye rero ntabwo ibyo bintu nabikora ntabwo najya kuryamana n'umuntu babata hanze tu mukajya muri rigore cyane okay icyo urumva ko ugisubije so ikibazo cya gatatu tandukanye indaya na slay queen kubera ko turi kuvuga ku bijyanye n'indangamirwa cyangwa abantu bakora umwuga wo kwicuruza ibi ni ibibazo kandi bijyanye na topic rero subiza abo abantu dukurikiye ako kantu kubitandukanya slay queen no gutandukanya indaya na slay queen slay queen ntekereza uko njye mbifata n'ubundi erego usubiza uko ubitekereza uko mbitekereza ku giti cyanjye bariya bicuruza babikorera ku karubanda nta no kwiyubaha kuba kurimo nta kwiyubaha baba babishyizemo ariko slay queen ni abantu niba banabikora koko ntabwo mbizi niba babikora ariko bashobora kuba babikora ntabwo mbizi ariko niba babikora babura kuba babikora bo bariyubaha ntabwo bajya hano ku muhanda ngo bajye guhagarara ngo nyine bicuruze biratandukanye slay queen niba anabikora ni umuntu baba bavuganye bagahana randevu bakajya ahantu yamusanga iwe
cyangwa nyine bakavuga ahandi hantu runaka bajya ariko barabicuruza bajya no ku muhanda bajya se ari umugabo we cyangwa atari umugabo we iyo hajemo ibyo ntago haba harimo none se uwo muntu bagiye gukora imibonano mpuzabitsina ari bumwishyure ntabwo byaba ari ukwicuruza ko naho ku muhanda tubyita kwicuruza aho bitandukaniye ni ukujya ku karubanda ese kuki uhitamo kukujyana ku muhanda ntago waza mu rugo iwanjye nkaguha imyenda ukamfurira nkaguha amafaranga abantu bose bazakora akazi ko gufura dore ko mutakinafura mugura imyenda myinshi ntimukifurisha abantu bafura barabimbwiye ntago mugifurisha so mwifurira akenda kamwe kubera ari myinshi ntiyandure rero turakora amasuku mu rugo mu ngo zacu none amafaranga uha umuntu ugufurira angana nayo umuntu bamuha kuri raundi wasanga nayo muhari aba ariyo menshi ari make bafurira amafaranga atarenze 5,000 none 5,000 kereka umuntu nyine kereka umuntu wanagize ute twanariye nanakugaburira ari n'abatabagaburira babagome reka tuvuge ko batanakugabura thanks kuri bo kabisa buri umuntu ugufurira kwe kumuba nyine amugaburira kugira ngo utajya gufurira neza nasanga n'amafaranga mu ipantaro azayagoye barayatanga wese yashyiramo uyibagirirwa okay umukirekazi wanjye rero niba yabasubije arya wabasubije nabasubije nyine nababwiye ko bitandukaniye ni ukujya nuko ubwo bamwe ni abantu bafite uburyo bw'ubukire babikoramo bari private yabo bikora mu ibanga abandi bakabikora ku karubanda ubwo itandukaniro ni ibanga n'akarubanda so guys mwakoze cyane ngiye ndabashimiye cyane ku kiganiro cyacu dusasa inzobe mwakurikiye ahangaho uzajya uhakurikira ibintu byinshi cyane bitandukanye ewan ikintu nagusaba kugira ngo uzajye ubona ibintu byacu byinshi cyane ukanda subscribe share like and comment izo ugomba kutubwira ukuntu wabyumvise cyangwa uko wadukurikiye Alice nawe agiye kubabwira nyama basezere ndibwira abantu nyine ijambo rya nyuma noneho dusoza ijambo rya nyuma ni ukudukurikira cyane kuko tubabikiye ibintu byinshi kandi byiza mujye mudukurikira n'ibindi biganiro byose tugiye kujya dutambutsa kuri iyi channel bye bye ciao ciao